mbwira abantu mbese bagifite gahunda zo kugura bubaka nibashaka barekeraho kubaka reka abakire bagiye kuduteza inzara ariko inzara rero naje rero abakire bagiye kuduteza inzara Rutayisire maze iki cyumweru ngo muri cya kabiri andi bo mbona message ze nta nubwo muzi Emana we Yesu we ingoma yawe ni amamare. Siribi Studio ni igisubizo cyawe. Bahanzi, baririmbyi, namwe makorari mwifuza gukoresha indirimbo zanyu muri studio, ni mugane Siribi Studio tubakorere neza audio na video. Wifuza gukora live recording cyangwa se live, tugane tubigufashemo. Wowe ufite ubukwe ukaba ukeneye abagufatira amashusho n'amafoto yabyo neza, ntugire impungenge, gana Siribi Studio. Ibiciro byacu ntabwo bikanganye. Dukora mu mujyi wa Musanze ndetse no mu mujyi wa Gisoro muri Uganda. Akarusho kandi ku baririmbyi ushaka gukora indirimbo 3 wongezwa iya 4 ku buntu. Ukeneye ibindi bisobanuro hamagara 0788 97 81 24. Siribi Studio ni igisubizo cyawe. Reka tubasuhuze kandi tubifurize amahoro y'Imana aho muherereye hose, abari mu gihugu cy'u Rwanda n'abari hanze yacyo mwese ni mugubwe neza. Hanyuma uyu munsi wa none nkuko mubibona kuri kamera zacu twongeye kubana n'umukozi w'Imana Eric Mugabe. Ntabwo twari duherukanye, abantu benshi bamaze iminsi bamunyishyuza kandi nawe ndizera ko yarankumbuye kandi yarankumbuye cyane. Uraho neza mukozi w'Imana? Yesu nashimwe. Yesu nahimbaza. Amakuru y'iminsi. Makuru turashimye. Yesu maze iminsi ubaye ko wabyibushye cyane. Ndi muri Yesu neza umuntu ya muri Yesu ntabyibuha. Ahubwo ngiye nabanje kugira ngo wagiye mu Burayi. Ese uyu mugabo yagiye Kampala arambwira. None nibaze we wagiye rwose byarancana. Ntabwo ingendo zose burya umuntu azivuga cyakora nkawe nazikubwira. Ariko ntabwo ingendo zose ariko umuntu azivuga. Ushobora kuzivuga asanga abantu bagutangiriye. Ejo bundi umuntu yanyohereje akavideo kawe agafoto kawe agufotoye uri kuri Muhazi. Ahambwe ati dore wa mukozi w'Imana musanze kuri Muhazi. Bari bajyanywe n'iki kuri Muhazi koga mu biki gutembe. Buriya mba najyanywe n'ibyifuzo by'abantu nsengera akora n'abaramuhaye ibyifuzo, hari ababarwaye, hari n'abo mbonaho ibibazo nkavuga ntireka ngende njya kubasengera kugira ngo Imana ibarengere, cyane cyane nk'uriya mupasiteri uyu Antoine Rutayisire. Mperutse kumubona mu isaha y'Isaa 9 ahura n'impanuka ikomeye cyane. Hanyuma nyine kubera kuba utabasha kugera ku muntu n'umubiri byari byanjyanye Muhazi nabyo birimo. Ni byinshi, ni imitwaro myinshi y'abantu mba nikoreye ngomba gusengera kandi biri mu nshingano zanjye. Bo simbizi abantu bamaze iminsi, hari n'ahandi nabonye umuntu ari kuvuga ngo basengere Rutayisire cyane, ariko mbere yuko twinjira mu biganiro byacu reka gusabe kugira ngo ubanze usenge Imana. Imana nziza, Imana y'urukundo, Imana yo kwizerwa, Imana yo kwiringirwa, turagushimye turaguhimbaje kuri uyu munsi, kuri iki gicamunsi ko wabanye natwe ukaturinduka turengera. Mwami mwiza, warengeye imiryango yacu, warengeye inshuti zacu, warengeye abari hanze, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Bana natwe rero muri aka kanya, dushyigikire ubane natwe, tuvuge tuvugishijwe nawe, utujye neza tukugireho umugisha. Urakoze ko byumvise rero, turasaba kandi turizeye kuje kubana natwe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Urakoze cyane kubw'isengesho ryiza uduhaye. Ntabwo rero tuza gutinda, abantu bakunda kumbwira ko njya ntinda kukwakira. Reka nkwakire ubundi utugezeho icyo Imana yagutumye uyu munsi.
yego Imana ibaha umugisha. Hari abava ngo barambuze bajya banyandikira bambwira ati ese waba warahinduye cano. Ntabwo nahinduye cano, nagira ngo mbabwire ko nahinduye cano. Ikindi ntabwo njyana ngo mu gitondo njye gutanga message kuri YouTube cyangwa ku macano. Ubushize twigeze tujyana ikiganiro urambaza ngo ese ngo ugomba kujya gusengera impano kugira ngo Imana iguhe impano. Ahubwo ntabwo impano umuntu zisengera, ahubwo Imana irayiguha ugasengera ibyo ugomba kugira gute kuvuga. Urongera urambaza ati se Imana iyo iguhaye message wihutira kujya kuzivuga cyangwa wihutira kubanza ugasenga? Musubiza ko mbanza nkasenga. Icyo cy'ingenzi. Naho ntabwo njya mu butayu cyangwa njye ku musozi njyamo no kugira ngo Imana impe ibyo mpanura. Oya, ntabwo mbisaba ahubwo irabimpa nkayivugera. Nibyo. Tugitangira ikiganiro cyacu rero, ikiganiro cyacu ndumva kiri bubanze turanza kureba muri Zaburi igice cya mbere umurongo waho wa mbere. Zaburi igice cya mbere ku murongo wa mbere. Impamvu ngira ngo twumve neza iyi Zaburi, maze iminsi Imana imbwira kuri iyi Zaburi, irambwira ngo nzayibwire abantu. Kuko harahirwa, harahirwa abadahagarara mu nzira z'abanyabyaha. Yesu ashimwe cyane. Amen. Abo ngabo nibo bahirwa ngo turimo tuvugana. Sinzi niba mvuga gake ariko nta kizahindura imvugo yanjye nihingiyemo. Bazajya bihangana n'uzajya akoresha ntuze ajye yongera kugira ngo yumve kuko ntabwo si uko mba ntariye, si uko mba nshonje, ahubwo n'iryo jwi ryanjye niko njye mvuga. Rero bazajya bihangana. Reka dusome mu izina rya Yesu. Dusomere. Hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi. Ihangane gato. Yesu nashimwe cyane. Amen. Ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi. Uwo ngo warahirwa. Yego. Wa wundi utagira ishyari, wa wundi utaroga, wa wundi utica. Yego. Abarozi barahari benshi, n'abicanyi barahari. Kugira ngo se barahari ku isi hose. Barahari rwose, ariko ngo hahirwa udakurikiza ibyo byose. Yego. Hahirwa udakurikiza ibyo byose. Komeza. Ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha. Ngo ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha. Ibyaha byabaye byinshi Pasika. Yego. Murabizira. Ibyaha byabaye byinshi, abantu basigara abacurabwenge ku byaha. Umuntu agacura icyaha, agacura ikinyoma, akavuga ikinyoma kikaba cyo. Ibyaha byabaye byinshi, abantu basigaye bacura ibyaha. Umuntu arahagarara rwose akakurema ati Pasika arateye gutya, Pasika ari muzi gutya, kandi bitarabaye. Si byo, ngaho komeza. Ntiyicarane n'abakobanyi. Ngo ntiyicarane n'abakobanyi. Yego, komeza. Ahubwo amategeko y'Uwiteka niyo yishimira, kandi amategeko ye niyo yibwira ku manywa na nijoro. Yego. Komeza hepfo gatatu. Uwazahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi, cyera imbuto zacyo igihe cyacyo, ibibabi byacyo ntibyuma. Yego. Icyo azakora cyose kizamubera cyiza. Kizamubera cyiza. Imana ishimwe cyane. Amen. Urumva mu gusenga harimo byose. Yego. Muri kwa kudahagarara muri za nzira z'abanyabyaha, ntiwicarane n'abakobanyi. Yego. Yesu ashimwe cyane. Amen. Aho ngaho niho harimo byose. Icyo uzakora cyose kizakubera cyiza. Uzahinga usarure kuko uzeza. Amen. Uzorora inka zororoke
amata azaboneka, Amen. uzatera insina, weze igitoki cyiza, yego, uzacuruza bigire gute, bigende byemere, ntudahagara muri ibyo byose. Ariko ugasanga umuntu aracuruza akavuga ati nyabona agenda, ugasanga urakora, ufite akazi, ujya mu kazi nta transport watse, ufite imodoka yawe, ariko wajya kureba ugasanga ntutuye, urashaka imodoka ariko utunze imodoka ariko ntiwabanza kugira gute kubaka. Imana tugirire neza. Amen. Ariko nuhagarara neza, Yesu nashimwe. Amen. Nuhagarara neza ukareka za nzira z'abanyabyaha, ukareka kwicara n'abakobanyi, icyo uzakora cyose kizatubera cyiza. Abantu benshi bazi ko muri iyi minsi barahura n'ibigeragezo, bagahura n'ibibazo, bakumva ngo ni inyatsi, ngo barandoze ngo nsengera inyatsi, ngo nsengera iki, ntabwo batari inyatsi, ahubwo ari ibyaha. Imana burya iyo ukunda umuntu aho kugira ngo imuhombere amahombye, Imana iraguhombya nda, kandi Imana nta santime igira. Kera mu bihe byashize Imana yagiraga santime, ariko nta santime Imana ikigira. Ndetse icyo dukora cyiza ni ikihe? Hari kenshi abantu batahanuye, hari kenshi abantu batavuze ngo abantu nibihane, ariko abantu twanangiye imitima. Ntabwo abantu dushaka kwihana, ntabwo abantu dushaka gukizwa, ngo ariko muri ibyo byose utazahagara nabyo cyangwa ngo yicarane nabyo, ibyo bibi byose ngo icyo azakora kizamugeraho, kizamubera cyiza. Urumva? Uzambara umwenda nk'uyu wanjye, uzakubera mwiza, uzambara inkweto nk'iyi, uzambara isogisi nk'iri, rizakubera ryiza. Uzagenda na bibiri bw'abandi badashaka kuzigendana, izakubera nziza, kubera ko hari ibanga ririmo ushaka kumenya, hari inyota yaryo ufite ushaka kumenya riri muri Bibiliya. Ikintu cyose kizakikubera cyiza, kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo mu byiza no mu bibi tugire dute? Dushime. Si byose? Dushime. Ngewe buriya niyo naba nshonje, ngenda mfite umunezero ko rero ngomba kurya. Cyane abantu bagire kwizera, abantu bagire ibyiringiro, ariko ntibakizwe rwose, bakizwe. Imana irashaka ko dukizwa, Imana irashaka ko twihana tukava mu byo turimo, Imana irashaka ko mbese tuba mu byayo cyane, nayo ikaza ikagira ite, ikaba mu byacu. Icyo ni cyo Imana igira ite ishaka muri iyi minsi. Abantu bareka amashyari, abantu bareka amagambo, abantu bareka ibitutsi, gutukana. Njye mbona hari abantu birirwa ku macano batukana, si bari abarwana n'iki? Ariko reka nkubaze Pascal, wowe umaze igihe kinini kuntuza kuri za YouTube cyangwa no ku macano, ubundi nibaza ni gute umuntu usenga Imana, utumwa n'Imana akajya kuri cana agahanura akagira ate, ni gute agomba gutukana, agahagarara agatukana, ntagarabone Pascal n'iki ateye atya? Uwo muntu abasenga Imana ngo abagiye mu ntege nke, intege nke. Ariko tugomba kwera imbuto zikwiriye abihannye, si byo? Ntabwo tuzajya hano dutukane tuvuga ubutumwa bwiza, duhanura iby'Imana yadutumye, uretse ko atari bose, hari n'abantu iby'Imana yabatumye, ariko barangiza nabo bakirengerezaho ibyabo. Hari n'abahanurira mu nzara, ugasanga umuntu arimo arahanurira mu nzara, nkabona Pascal kubera ko ameze barakananutse, nani muhanuzi ashobora kunyibeshyaho duhuye, kagira ngo akumva ko hari ibyo ndi bumpe nanjye ntabyo mfite. Ati Imana irambwiye ngo ikugize ikiya, ngo iriya modoka agenda ubigenze burya, kandi ntayo ndabona. Urumva hari abantu bahanurira mu nzara, hari abantu bahanura bashaka ibyo birira, ariko Imana ntabwo ibyo ngibyo bishaka. Irashaka ko tuvuga ijambo ryayo ko yariduhaye, ko twaritumye. Ntabwo Imana ishaka ko tuvuga ngo turenzeho n'ibyacu, yavuga ibyo igena. Imana iduhana umugisha. Rero twari tugeze kuri 4. Twari tugeze kuri 4. Ababi ntibamera batyo, ngo ariko ababi bo ntibamera batyo, ahubwo bazahwana n'umurama utumurwa n'umuyaga. Ngo ahubwo bazahwana
nk'umurama utumurwa n'umuyaga. nicyo gituma ababi bazatsindwa ku munsi w'amateka. Ngo nicyo gituma bazatsindwa ku munsi w'amateka. N'abanyabyaha bazahindurwa mu iteraniro ry'abakiranutsi. 6 ariho hanyuma. Yego. Kuko Uwiteka azi inzira y'abakiranutsi. Amen. Ariko inzira y'ababi izarimbuka. Reka gasubiremo neza kugira ngo bakumve. Kuko Uwiteka azi inzira y'abakiranutsi. Ariko inzira y'ababi izarimbuka. Nakire neza ijambo ry'Imana. Turishimiye Imana. Ariko se reka mubwire pasika. Yego. Netse kumbwira ndimaze iminsi komanga abantu ntibumve. Ngikabakangura ikabakomanga ati mukanguke. Ntibakanguke bakaguma bagasinzira. Basinziriye kabiri bahezeye. Niba arya babyita mu cyo gusinzira ugahera. Nanjye sinzi ukuntu bivuga mu Kinyarwanda. Hari ibintu kumva birashekeje ariko ku rundi ruhande bikaba binababaje. Ukumva ngo umuntu yasinzira yahezeyo. Agaherayo. Imana igakomanga reka da kandi Satani yamukomanga agakanguka. Agakanguka yiruka cyane. Ariko reka mbabwire uramutse ko Satani ari inzererezi. Yes. Satani ni inzererezi. Satani aragushuka yagukomanga ugakanguka ariko Imana yagukomanga ntukanguke. Urumva ibibazo abantu dufite. Yego. Ese ni gute ukurikira inzererezi? Hari ijambo perezida yerutse kuvuga numva ndushijeho kongera kumukunda cyane. Yaravuze arimo avuga ku bahanuzi. Hari abahanuzi b'inzererezi barahari rwose. Ugasanga umuntu ntazi gusenga, ugasanga umuntu yibera mu kabari ariko akavayo akagenda akajya mhehe ngo agiye ku musozi mu butayu. Mugahurirayo kandi ejo ndamuciyeho yicaye gutya mu butaka arimo nk'inzoga. Mugahurirayo ariko mwahura mu butayu akubwira uko buti mpa nimero yawe ukamukurikira mbese. Yego. Ukamukurikira. Perezida wacu uriya ni umuhanga cyane. Ibaze gukurikira umuntu w'inzererezi, umuntu udafite ahantu abarizwa. N'abantu nabo bakurikiye Satani ntagira aho abarizwa ni ikuzimu. Kandi ikuzimu nta cyiza kibayo. Kuki abantu dukomeza gukurikira inzererezi tugakurikira umuntu utagira haba? Umuntu waciwe wakibaze kuba uri umwana waraciwe mu rugo. Ukaba wari umwana ariko ugacibwa mu rugo, urugo karuvamo ukagenda ukaba inzererezi. Ukiyomora ku babyeyi ukagenda mbese ukaba inzererezi. Pasika ntabwo nagukurikira. Yego. N'abantu rero nibave kuko Satani ibyo hano nibihenda abana. Ibyo ntibiramba. Imana tugirire neza. Yego. Imana ibaho umugisha rero. Reka mbahe message Imana yampaye. Imana yambwiye ngo mbabwire bantu b'Imana mukanguke musenge kandi mwihane. Abantu bihane. Ndakeka iyi message yo kwihana Imana yambwiye ngo mbibwire abantu bwa nyuma. Kuri jye ariko hari n'abandi bazabihanura ariko Imana yambwiye ngo bihane abantu bihane kuba akaga karaje. Abantu bihane. Umuntu nyumva wihane nukuri wihane kandi Imana iraza kukugirira neza. Niba udashaka kwihana urabeho ndagusezeye ariko Imana yambwiye mbwira abantu bihane. Hari umuriro ugiye kuza kandi uwo muriro uteye ubwoba. Birababaje ko wababwiye ngo ihane ntiwihane
ukagenda ariko wagera imbere ugahura n'inzira ebyiri, imwe kujyana he mu muriro. Birababaje rero, nubwo twarimo duseka ariko birababaje. Abantu ntibihane, kandi ntabwo Imana itwangereka, ahubwo Imana ntitwanga. Imana yanga icyaha, ntabwo yanga, ntabwo itwanga, ariko abantu ntibihane, baba bakuru baba bato. Ubwo abari mu mwuka barabyumva. Njya nkunda kubwiriza rega bari mu mwuka. Yego. Ubwo barabyumva, haba umukuru haba umuto. Mwihane. Ubwo umukuru mvuga uramwumva, abakuru mvuga urabumva cyangwa? Ndabyumva cyane. Imana iguhe umugisha. Amen. Mwihane rero kugira ngo Imana ze itugirire neza. Imana ze itugirire neza. Ibyo niyo message nari mfite. Mwihane kandi mugire mute, mube maso musenge. Abantu bihane, Imana zibagirire neza. Nk'ubu Imana irimo irashaka ko hari abantu ijoro ry'ejo bundi Imana yaransanze ari nijoro, irambwira ngo mbwira abantu mbese bagifite gahunda zo kugura bubaka. Nibashaka barekeraho kubaka. Reka. Abakire bagiye kuduteza inzara. Ariko inzara rero ntaje rero. Abakire bagiye kuduteza inzara. Abakire bagiye kuduteza inzara. Imana yaransanze irambwira abantu ngo kumubaka cyane, mukarunda amazu menshi. Mukarunda amazu menshi, ko mukomeza kubaka ese muzahinga gute, muzabigenzamo? Uzaba ubizi ko business iri mu gihugu nyinshi ari kubaka. Umuntu akagenda akava nk'ahangaha akagura hegitari nk'eshanu agashyiraho imidugudu. Ntabwo biyamamariza abantu bari mu mwuka. Murabyumva? Ndakumva. Ni uko nguko rero Imana yambwiye ngo mbabwire ngo bantu mufite amafaranga, nimwiyubakire icyizere namwe ku Mana. Mufashe ndushyi, mufasha imbabare, hari abantu bababaye. Murekeraho kubaka izo mwubatsi zirahagije. Murekeraho kubaka izo mwubatsi zirahagije. Niko Imana yambwiye ngo mbabwire. Murekeraho kubaka izo mwubatsi zirahagije. Ahubwo aho bigeze nimukore kugira ngo Imana ibabone ko hari icyo namwe mwakoze kugira ngo bishime. Nk'ubara abantu badasenga. Umuntu agamagara nka Pascal akanga ati nsengera, yibera muri business, afite inganda, afite inganda iriya, hanze afite inganda, mu gihugu afite inganda, mbese mu bihugu byose afite inganda. Ukirirwa umugobokera umusengera guha icyifuzo cyanasubizwa n'ibyo nyine. Kandi yaca ku nzira ku muhanda ku muntu usaba ntanabatereka muhe n'ibihumbi 2 agenda agura isukari. Imana yambwiye ngo mbabwire ngo murekeraho. Izo nganda mwubaka, maze mwubaka mugakodesha mugasohoramo abantu, murekeraho. Hari umumama uri hanze, ari muri Amerika, ntabwo nshaka kumuvuga izina. Yego. Ubwo barivanye, ndamukunda. Ariko tujye dushimira n'abantu badukurikira bari hanze. Tujye tubashimira cyane. Imana ijye baduhera umugisha mwinshi. Baradufasha, barasharinga. Ubu hari abantu kuba nambaye ishati aribo babigizemo uruhare. Yego. Nshobora kuba ndi umuryango yatari iryanjye, wenda narekodesheje n'urugero. Hari undi wabigizemo uruhare. Buriya hari ababyeyi bari hanze bitanga rwose, simbuze ngo bitangirage, ariko bitanga kandi amakuru ndanyafite. Bitanga bafasha. Hari umuntu ujya mu kazi akajya mu kazi avuga ati reka njya mu kazi karakazi nkakore nzafashe Pascal. Abantu barahari, hari abantu bakiriho bagifite umutima, hari abantu bakiriho bameze batyo. Imana ijye ibaha rero, mbasaba umugisha. Nkunda kubabwira ngo umuntu udukurikira ushaka ko dufatanya gusenga, waba uri mu bibazo bimeze gutya na gutya, twafatanya gusenga,
waduhamagara kuri nimero tukagufasha tugasenga Imana kugira ngo nawe Imana igire icyo itugirire neza. tuyivuga utarasoza ikiganiro. Nimero ni 0788 9 7 47 iyo nimero niyo mwambonaho tugasenga Imana. Ashobora kuba abaye, ashobora kubabarwa n'umubiri urwaye, ushobora kuba warabuze urubyaro, muduhamagare dusenge kuko Imana iriho irakora imirimo. Kandi hari benshi ni ukuri kuva ntangiye kujya kuri YouTube, hari benshi batwite mu message dafite bajya bahamagara bati dufashe dushima Imana yakoze ibitangaza turatwite. Imana rero irakora imirimo n'ibitangaza, ntabwo bya bindi bya kera wajyagaho ugasenga ugategereza igihe uzasubira ukumva ni kera kumucitse intege oya. Ubu Imana imwe igaragaza kugira ngo yereke abantu ko ari Imana irimo ikora. Abantu rero bashaka gusenga ni ukuri mube maso dusenge, abashaka kwihana mwihane kugira ngo Imana izitugirire neza. Murakoze rero, Imana ibahe umugisha. Hari ubutumwa ariko bwari bugusobwe tugitangira ikiganiro, wavuze ku butumwa bwa Antoine Rutayisire. Rutayisire maze iki cyumweru urumva ari icya kabiri ndiho mbona message ze, nta nubwo muzi gusa mubona ko ari mwiyerekwa, mubona nk'umuntu ntabwo ari muremure, ni mugufi. Nuko Imana imenyereka ko ari mugufi kandi ikanyereka ko imbere hari impanuka ikomeye. No kumusengera ndimo ndamusengera, nta mpamvu nigeze kukubwira ndamubwira ngo mu byanjyanye muhazi nabyo birimo gusengera Antoine Rutayisire. Si uko ari we wenyine waronjyanye, kuko nari mfite n'abandi bantu bafite ibyifuzo nsengera. Hari nk'abantu baba barampaye ibyifuzo byinshi, ntabwo rero mba narabibagiwe inshuti zanjye, nimuganya narabibagiwe, abo ntahamagara, abo ntavugana namwe, ntabwo ari uko nabibagiwe. Rero n'igihe n'amayinite abura, biba ngombwa amayinite akabura, ariko muzajya mwihangana, biragoye, ntabwo byoroshye. Ariko ntabwo nabibagiwe, ngo mbasengera ibyifuzo byanyu ndabizi, kandi n'abatarasubizwa namwe mukomeza mwihangane, abashubijwe namwe, kandi hari n'ibindi bigihari. Namwe rero mujye mukomeza muhe ibyifuzo mbasengere. Ni byiza ko dukomeza gusenga, nkomeza no gusengera uriya ariko muri kuzabukuru Antoine Rutayisire. Turakomeza kumusengera cyane kugira ngo Imana ikomeze kumushyigikira, kandi ndamukunda uriya mugabo. Mu bantu ufiteho amakuru meza nawe avamo buri kimwe. Ndamukunda, niyo mpamvu narafashe umwanzuro nkajya hariya hantu nkagenda nkamusengera. Ntabwo rero gusenga ari igihirimo muri Pascal nyuma agiye gusenga ngo mfate amashusho kubera ko ndi ku mazi nagiye gusenga, cyangwa ndi ku musozi mu ishyamba, oya, ngomba kugenda njyenyine. Ntabwo ari ngombwa mbwira abantu ngo ngiye aha n'aha. Turakomeza gusenga rero, ariko nzi ko Imana ishobora byose, ntabwo ishoboye ikintu kimwe. Kandi abantu bakomeza basenge, ni ukuri impanuka zo zirahari, twagiye tubihabura kenshi, zikaba ariko mukabona muti se kuki Imana zigaragaza ntizikureho. Hari impamvu, ntabwo ibintu byose ariko Imana ibikuraho. Ntabwo byose ariko Imana ibikuraho. Kandi Imana nta santima ikigirira abantu badashaka kugira gute kwihana. Mwihane rero, twihane kugira ngo tuzibonere ubugingo. Imana ibahe umugisha rero. Urakoze cyane ku butumwa bwiza uduhaye. Navuga ngo Imana y'amahoro iguhereze umugisha, kandi n'abadukurikiye nabo Imana ibahereze umugisha, kandi umugisha mwinshi. Nimero ya telefone yayitambukije, reka ngusabe kugira ngo wongere udusoreze cyangwa se udusubikire n'isengesho. Mana nziza, Imana yo kwizerwa, Imana ishoboye byose, turagushimye ko wabanye natwe Kristo, turagushimye ko waturinze, waturengeye, kandi ikiruta byose Uwiteka Imana yacu, tukweretse baduhaye ibyifuzo bose, ari abarwayi, ari ababajwe n'umubiri. Mwami, hari n'abakeneye ko wabagirira neza, bose ndabazanye mu ngobyi y'amasengesho ngo bagire neza, bakugirire umugisha. Bana nabo rero barengere, ukomeze kubana natwe cyane, utugirire neza, tukugireho umugisha,
urakoze kutubanye natwe, urakoze kandi urugiye kutugirira neza, byose dusenga twizeye kubiduhaye no mu izina ryawe Yesu Kristo, amen. Urakoze cyane wari udukurikiye. Niba udarakora subscribe, kora subscribe kandi ukore share cyangwa se partage, ubyoherereze abantu benshi kugira ngo ubutumwa bwiza bukomeze kugera hose. Shalom.